Bibiliya ivuga yuko umuntu ushaka umwiryane mu muryango azana abagore benshi. Niyo mpamvu nanjye nkwinginze, niba uri umuntu usenga, niba uri umuntu wamenye Imana, kugira ngo uzarinde umwiryane umuryango wawe. Natwe rero nibyo byatubayeho, kuko umubyeyi wacu yatubyaye ku babyeyi batandukanye, ari nayo ntandaro y'izi mesaje, ariyo ntandaro yo kutumvikana kw'abana, bitewe n'uko buri wese aba yifite ukwe n'undi ukwe, cyangwa umwe akagira amarangamutima y'umubyeyi we kuruta undi. Niyo mpamvu rero nanjye nka Mukandengo Marie Clarisse niseguye ku giti cyanjye, mumbabarire, kuko icyo nifuza ni uko twazabona iherezo ryiza ry'ubuzima bwacu. Icyaruta kandi kuruta ibi ni uko twazicarana mu gihugu cyo mu ijuru. Munsabire rero nanjye mbasabira, dusabirana, kuko kuri iyi si nta n'umwe uzi urugendo rwe. Urugendo rwacu twese ni urupfu tunyuramo, ntawe uzi inyuma y'urupfu uko bigenda. Niyo mpamvu tutagakwiye kugirana ibibazo cyangwa amashyari, cyane ko uko bwije n'uko bukeye n'abo tubona